Reka tubasuhuze tubifuriza ibihe byiza mwe mukuri ikiganiro bya televiziyo y'u Rwanda ndi Barore Cleophas. Umutwe w'ikiganiro w'igitabo tugiye kuganiraho mwamaze kubona ni igitabo cyitwa Nkunzwe by'iteka. Nkunzwe by'iteka cyanditswe n'ubitangamo ubuhamya, birumvikana ni igitabo unasomye nsanga ari ubuhamya bwe n'ubuzima bwe, ariko yashatse kucyita aricyo ati Nkunzwe by'iteka. Bari butubwire umukunze uwo ari we, ariko reka tubanze tumuhe ikaze. Umwanditsi wacu dufite muri uyu mwanya ni Consolette RUGERINYANGE. Ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane Cleophas. Nkunzwe by'iteka. Nkunzwe by'iteka, ukunzwe nande, ubwirwa n'iki ko ari iby'iteka? Nkunzwe by'iteka ni Imana navugaga. Imana navugaga kuko nkurikije nsubije amaso inyuma nkareba imyaka mbanye nayo, mbona ko inkunze yankunze, kandi nareba no mu ijambo rye nkumva ko nta kizantandukanya nayo. Nkumva rwose by'iteka ryose, nkumva nize 100% ko nkunzwe kandi izakomeza kankunda by'iteka ryose. Uvuga mu gitabo cyawe ko wavutse isaa 11 za mu gitondo mu rukerera, kavuga n'itariki naho wavukiye. Bisoma naribajije kandi ntekereza kukubaza ngo kumenya ibyo bintu bimariye icyo umuntu utazi igihe yavukiye n'umuntu ukizi, umuntu uzi isaha yavukiye n'umuntu utayizi, bimaze iki? Bimaze ko nkanya ushuje amaso inyuma nkavuga nti Imana, iyi myaka maze ndayigushimiye, imyaka maze ndayigushimiye, nkaba nyizi neza. Numva bya binyuranye nuko navuga ngo sinzi niba maze 50, 60, 70, 80, bituma rero rwose iyo yatari kigeze navutseho nongera nkashima Imana, nkafata umwanya wo gushima Imana byihariye kuko mba nyizi neza. Ya ku rupapuro rwa 23 rw'iki gitabo cyawe, igitabo cyawe nabivuze dutangira ikiganiro ko ari ubuhamya bwawe. Ndagira ngo dusobanurire uko buteye uhereye ku byo wiyandikiye kuri urwo rupapuro rwa 23, aho ugira uti mfite ibanga ngendana. Mfite ibanga ngendana, warabyanditse. Iryo banga ridusobanurire ku batazasoma iki gitabo, ariko uretse ko twifuza ko abantu basoma. Ibanga ngendana ahangana nashaka kuvuga ko burya mu isi duhura n'ibibazo binyuranye. Turi mu isi nabwo yamanikiwe na Satani, rero hari igihe uhura n'ibibazo ugasanga hari abantu baguhemukiye, niko bimeze. Ariko kubera ko umuntu avuka ari umunyabyaha, iyo umuntu akwanze nawe uramwanga. Reka twembe se umuntu arakwanze araguhemukiye kuko bibaho. Umuntu akwanze araguhemukiye nawe reaction Imana imfashe ne kuvanga. Donc imyitwarire isanzwe y'umuntu nuko nawe umwanga kuko aba yakwanze yaguhemukiye. Ariko naje maze guhura na Yesu. Imbere ye wahuye no n'uro rwango? Navuga ko nahuye n'umuntu wanyanze ndi mu mashuri yisumbuye, mbivuge mbigemo. Yego rwose. Okay, navukiye ufite mu Rwanda, noneho amashuri yisumbuye navuye mu Rwanda mfite imyaka narangije amashuri yisumbuye. Amashuri yisumbuye rero nize ahantu hari umuyobozi wari ufite amacakubiri muri we, ashingiye kuri hutututsi. Noneho ubwo nari mu itsinda yanga, nari mu itsinda adakunda cyane cyane, yaraza abantu biwacu. Papa yari yarahunze na mama, ariko mama yaragarutse, yarazira amateka, akavuga ati bakabaye inyenzi gutyo. Noneho rero nanjye ndamwanga pe, ndamwanga. Ndibuka ko rimwe ngeze kuza mu ishuri, nari nkiri muri tronc commun. Noneho mfungura, murabona mbese reka twe ngo harya babika ibitoto twe nk'ivalizi, nkuko umwana umuntu afungura ivalizi. Urumva ntabwo yandi yashoye kundeba amaso, mbese sinanatekereje, gusa navuga sinshaka kumureba, kandi yari directrice y'ishuri. Ubwo rero yaranyihoreye, ariko yaje kumpana ku buryo turangije tronc commun ari kujya handi, ariko ngarura aho ngaho ku Kingufu. Ubyita igihano? Yes, cyari igihano kuko mu gitabo cyawe urabivuga ngo yagambiriye kumpana kandi arambabaza cyane. Hanyuma umuntu agatekereza uti yamugize ate, gusoma imirongo ikurikiye ugasara uvuga ngo yangaruye kuri iryo shuri. Yangaruye kuri iryo shuri. Iryo shuri yaringaruyeho kuko numvaga nge nkurikije uko icyo gihe nta mashuri privé yabagaho, ko narangije secondaire muri 70,
navutse muri 52. Ubwo rero amashuri yigenga yabagaho, numvaga nge ntagaruka aho ngaho nkurikije batwoherezaga kwiga mu yandi mashuri akurikije ibyo tuzi. Ntabwo rero nge mu by'ukuri nari kugaruka aho ngaho. Twari ry'ishuri ryo ry'ubwarimu, ntabwo nge numvaga mbishaka, nta nubwo noneho ariko agira ku buryo ahangara ku kingufu. Ndetse maso ngerageza muri ministeri baranyimura banjyana ahandi, ariko aragenda aragaruka arahanzana. Tugiye gutangira ngo niho bampamagaye. Ndababa rero noneho ndamwanga pe, ndamwanga. Icyo gihe nashatse no kureka kwiga amasengera, yari nk'umubikira wandi bitara kubwa musenyeri. Atoya busiraje kwicara mu rugo, mbese muri make ngaruka kwiga ariko kubera kumva ariko n'umutima mubi cyane. Ndangiza gutyo rero byagize turahunga nyine, ariko mufitiye inzika kuri yaramutekerezaga nkumva umutima urasimbutse. Mbese niwe muntu nanze mu buzima bwanjye. Ariko maze guhura na Yesu nihannye, maze kutwisha bati amagambo aboneka muri Matayo 5:43 hose yabwiye abantu ati barabwiye ngo mujye mukunda inshuti zanyu mwanga abanzi banyu, ariko nyine ndabwiye ngo mukunda abanzi banyu musabire ababarenganya. None twari mu mahugurwa umuntu mwatubwira ati mugende mukore, umuntu wese yiherere afata urupapuro yandike akore liste, ahereka umuntu yanga cyane, umuntu amuhemukiye amubabaje cyane. Turagenda ati none uze komeza liste tuza kugaruka. Rero nari nanditse wa muntu ari kuri nimero ya mbere birumvikana. Ati rero none uko Yesu yavuze ngo mugiye musabira ababanga mukunda abanga musabira abarenganya. Ati noneho nuvuga ngo umukoro niba ushaka kurikira Yesu by'ukuri maramaje, wa muntu mbere yo gusengera ikindi cyose cyubanza umusabira umugisha. Okay, nariyemeje kurikira Yesu, ndavuga nti ndabyiyemeza nti reka njye mbikora. Bwa mbere nkumva ni umutwaro, ndapfa kubigira mbese ntabwo tekerekanye. Ariko ko narabyiyemeje kwikora buri munsi, nkabikora buri munsi, byaje kurangira rwose numva noneho nanjye burya bwose nanjye nari umwana mubi. Ndumva nari umwana mubi, noneho niyemeza rero mbese numva nanjye nari mubi, ndamubabarira rwose, urwango buragenda burundu, rwagiye rugenda rurarangira. Ubwo rero naravuze ningasubira mu Rwanda nzamushaka, nzajye kumusaba imbabazi, kandi koko numva pe yimviye ku mutima nzajye nimusaba imbabazi, nari umwana mubi. Ubwo rero nageze mu Rwanda nsanga ntakiriho, ariko umutima wanjye n'ubu rwose Imana ntabwo yambara icyo cyaho, ko nta kintu cyonyine. Rwabaye urugendo rurerure. N'ubu yenda sinzi niba rikomeje ikibazo, ariko nanavuga ko na nyuma kandi nkomeza ubuhamya. Nyuma tugarutse mu Rwanda, ababyeyi banjye baragarutse na papa yaragarutse, ariko barabishe, papa n'abasaza banjye barabishe. Ariko numvise nta nzika nigeze ngira pe, habe n'ikintu na gitoya, ko navuze abantu bagize ibyago baricana, kuko nanjye nshobora kugira ikindi cyankora, ariko nta nzika nigeze mvuga ngo reka mfitiye abantu bicanye. Oya, ikimenyimenyi ntabwo mvugira kwirata rore no, ariko ndatanga ubuhamya imbaraga y'Imana. Akazi nakoze imyaka myinshi tugeze mu Rwanda, nari mwivuga butumwa, najyaga nkamara ibyumweru 2 gutyo. Ubwo rero ivuga butumwa rya mbere navuze nti kangi wacu kwivuko, nubwo nta muntu tugira icyo dupfana uhari, habe n'umwe. Kandi mwarimu bafite bari bahari, n'abari bose ntibapfuye, n'abarokotse ko nta n'umwe uhari, habe n'igisanira cyakuri nta gihari. Ariko navuze nti abaturage b'iwacu ko nahunze nari mbazi, najyaga ngaruka no mu Rwanda, bataza bagira ngo hari n'uwo nanze, donc ntagiye gusema mara ibyumweru 2 ngira ivuga butumwa, abantu babatizwije barenze 100. N'ubu njyayo kenshi, turasana n'ibyo dukorana, mbese no kuvuga ngo nibanga ngendana, nibanga rikomeye cyane rimfasha kandi mu buzima bwa buri munsi. Hari ibyo wanditse uravuga ngo mu rugendo runini wagenze, hari aho uvuga ku rupapuro rwa 15 rw'igitabo cyawe ngo wagize amahirwe yo kutagira umutima uri mu busa, un cœur vide dans le cœur. Hari ahantu bivuga mu gitabo n'amagambo watiye umugabo witwa Blaise Pascal. Yes. Muri make iyo umuntu asoma igitabo akenera kuzabaza cyangwa kubaza uwacyanditse agize amahirwe akamubona nk'uko wakubonye hano, umutima uri mu busa umera uti? Okay, uyu mugabo yaranditse ngo mu mutima w'umuntu, umuntu ari we wese haba harimo icyobo
nta kindi cyacyuza keretse ushyize mu Imana, niko yavuze mu magambo y'Igifaransa. Ubwo rero nanjye navugaga ko ntarahura na Yesu mbere, navukiye hari idini navukiyemo, nari mfite idini ariko ntabwo nta mibonano nari mfite n'Imana mu by'ukuri, habe na mike rwose. Nari mfite n'Imana, navugaga amasengesho ariko umutima nta Mana yarimo. Ubwo rero ngize Imana noneho maze kwakira Yesu umutima wanjye, noneho cyacyubo cyaruzuye. Ku rupapuro rwa 29 ndagira ngo dusome amagambo wahanditse. Waravuze ngo rwose mu gika kibanziriza icyanyuma, waravuze ngo byabaye ngombwa ko mfata ibihe byo gusenga nsaba Imana imbabazi z'uko muri ibyo byose ntaciye bugufi ngo nerere imbuto uwo twari duhanganye. Ubwo uravuga ubuhamya bwo mu kazi aho akoraga za Kinshasa, kandi mbaza Imana icyo nakora. Gusezera byari byoroshye kuko numvaga ntari kubura akazi ahandi, nyamara ijambo ngendereye ni rivuga ngo nyamara nari nariyemeje kutagira icyemezo gikomeye na kimwe mfata ntabanje kumenya icyo Imana ikivugaho. Iri hame igitabo cyawe kigenda cyerekana ko warikomeyeho, kutagira icyemezo na kimwe gikomeye ufata utabanje kumenya icyo Imana ibivugaho. Dusangiza ubwo buhamya bw'ibyemezo, uvuga uti iki naragisengeye kandi nkijyamo cyangwa nkireka bitewe n'Imana. Ubuzima bwanjye effectivement nuko cyangwa bw'umukristo ko bukwiye kumereka. Nivuge ngewe, reka ntange nk'urugero, yenda ko nahuye na Yesu ndi Kinshasa. Nahavuye 1993, ntabwo nahavuye tutashye mu Rwanda, ahubwo nagiye muri Afurika y'Epfo. Ariko nta n'impamvu mu by'ukuri yari ihari yo kugira ngo ngende, narabisobanuye sinjya muri details zabyo. Ariko narasigaga nkumva biraje, ndetse ko nta mafaranga nabitse, ko nta diplome gikomeye mfite, ariko ndabisengera rwose Imana. Mbese mbigize bigufi, Imana iza kumubwira ngo ningende, impamvu n'ibimenyetso byose ndagenda njyayo. Nanone rero kuvayo nagiye mpita mbona n'akazi, maze ibyumweru 2 gusa, mbona no kuza kubona uruhushya rwo gukora. Igoranye ni birebire, n'ubuhamya burebure, bigoranye mu buryo bw'igitangaza, kuko ntabwo bayihaga bose, benshi bayihaga abaganga nibo bari bakeneye. Ariko meze neza, mfite akazi mu rusengero rwa Pentecôte nasengeragamo byiza cyane rwose. None Imana yambwiye ngo ningende, byo ntabwo nabyumvaga. Ariko byagombye, ubwo naje mu Rwanda mu kwa 3 1994. Imana nabwibimbwiye rwose, usomye wabibona. Narabibonye. Urashaka ko bivuga? Ntacyo bintwaye, bivuge bibwira abadukurikiye bose ntibazasoma igitabo. Donc icyo gihe jenoside yari taraba, ninasenze Imana. Hari umusaza wanjye wari wararangije kwiga agaruka mu Rwanda, yarakoraga, yararangoye mu kwa 1993. Mvuga nti abantu bose bajya mu Rwanda, nanjye Imana umfashije nkajyayo byaba ari byiza. Ubwo rero ndasenga, iyo umwaka utangiye iteka nandika liste y'ibyo nsaba Imana, nzajye mu Rwanda nzabone umusaza wanjye. Ubwo rero ndabyandika, hashize nk'iminsi umudamu mwarantelefona ati ntabwo ushaka kujya mu Rwanda. Kujya mu Rwanda nta mwanya nabibwiye, ndabishaka, sabwiwe n'iki, tutatuvugane. Noneho dutashye igitabo ntuvuga uwo ari we. Ntabwo mvuga uwo ari we. Ni umunyarwanda? Ni umunyarwandakazi. Noneho rero, ariko si inyuma gatoya, ubwo ngubwo yenda nuko hari ikinyuma mu by'intani, hari ikinyuma narimo. Yego. Cyuko tugeze muri Kongo, ngomba kuva kuri Goma njya Kinshasa, nabeshye imyaka mbangamyizaho 3 kugira ngo ngende nk'umunyeshuri, kandi imyaka yanjye yari yarenze 20, ntaba ndi muri secondaire ndengeje gutyo, mfite 21 hafi. Noneho rero ubwo ngo maze kwiyana none ikinyuma cyuko nabeshye imyaka, naho navukiye numva birambangamiye. Ubwo rero haza bya bintu by'inkotanyi tuzataha i Rwanda, mpitavuga ni tutashye i Rwanda, kuko muri passport yanjye harimo ibinyoma. Navutse mu 55 kandi navutse mu 52. Ubwo rero biba ngombwa ko bavuze bati hari abanyarwanda barimo gushaka ngo tuzataha i Rwanda, mpitavuga ni namvuye mu kinyoma. Ubwo rero wambwiye, ubwo nari nasubiye inyuma gato kugira ngo usobanure impamvu. Ubwo rero nyine nkabisengera Imana tuzataha i Rwanda.
uwo mudamu rugo subiye aho nari ngeze mbere aravuga ati hariya ku murindi aho inkotanyi ziri barashaka ko wajya kubakorera. Ndavuga ntoya ntabwo bishoboka rwose, ntabwo bishoboka, mfite akazi keza, yego nsengera igihugu ariko ntabwo navuga ngo ndahagurutse mvuye ku kazi umurimo w'Imana mvuga ashaka no kwimenya n'icyongereza vuba, ntabwo bishoboka. Ariko naratangaye cyane, hari umukobwa twasenganaga twari tugiraga itsinda ryo gusenga, tuhagurutse arambwira ati Konso ugiye kujya he? Ni hehe bite? Nta muntu n'umwe wari ubizi. Ati ko Imana yampaye ubutumwa bwo kuguha. Ni ubuhe? Arambwira ngo wishidikanya kugenda ko ninjye ukohereje, ngo mbese muri make uzajya guhisha Imana icyubahiro, uzajya kumisha icyubahiro, inzugi zafunguka, mbese sinzi niba naza, ariko muri make nibyo ngiye. Nuko nagiye mvuye ku kazi. Nacyo ni icyemezo kitoroshye habe na gato. Ariko kugira ngo nuko wabisengeye, nabisengeye, Imana ituma umuntu utaruzi na gatoya. Hanyuma mu gitabo cyawe uravuga ngo ndashaka kuvuga uburyo bwawe, uti nagiye mbona Imana cyangwa ikamvugisha muri ubu. Uravuga uti narasengaga hanyuma nkarambura Bibiliya, aho ndambuye nkahabona ijambo rijyanye n'icyo nasengeye, cyo ni kimwe. Cyangwa se nk'uko uvuze uti ndi muri Afurika y'Epfo, n'ikinshasa uva ujya muri Afurika y'Epfo no muri Amerika, uri ushaka visa yo kujya muri Canada, nabwo ukavuga uti rimwe nkumva n'ijwi. Ni ikihe muri ibyo byombi cyakunze gukora? Icyakunze gukora ijwi, mu by'ukuri mvugisha ukuri naryumvise rimwe, ijwi nyajwi. Ariko uribuka ni warasomye nari New York, bwabiye saa sita z'ijoro, ntuza muri weekend ngo byose byahagaze, ninjira muri train irimo ubusa, ninjiramo gutya mbanza kuyirwa, kuko n'ahantu natinyaga cyane Brooklyn, hari nasomye amateka yaho, hari ahantu hari amabandi n'abicanye n'iki byabaye muri 1960. Ibyo ngibyo naramusomye kera. Noneho ariko ngize nsubiza amaso, oh man, tebe ibintu Imana yagiye inkorera mu buzima. Ndavuga ntoya, ubu turi hano turi kumwe. None numva ndanezerewe cyane, ngiye kumva numva ku muryango wa train numva ngo Jesus loves you, gutyo mu cyongereza. Noneho uraryiyumvira? Ndaryiyumvira neza, ntabwo ari uvuga ngo numboya, ijwi nararyumvise mu cyongereza, Jesus loves you. Mpita nsohoka, sanga nta muntu, ndasohoka ariko sinagira umuntu mbona, ariko ndakumva ndahagara gutya, ngiye kubona umuntu mwirabura aturutse hirya araza hundi. None ndahagara ndamubaza, ubwo ni wanyu yanjyana ati hano biba byahagaze, ariko reka nkujyane hirya no, aranyora ngeza ahantu, anyinjiza muri bus yagomba kunyeza ahandi. Akenshi rero icyagiye kibaho, hari Imana yagiye inyura mu bantu, ijwi nibwo bwa mbere naryumvise, ariko akenshi iryo ryari ijwi audible, donc ijwi wumva neza nk'aho nkumva, ariko hari igihe biza mu mutima ukumva ni nk'ijwi, ibintu utapanze utagize gute, ari ukumva ni nk'ijwi ariko noneho atari mu gukora ryumva mutima. Ugenda wambaza uti isi bitandukanye n'iki, ubwo ari ari iby'Imana. Ikibimbwira nuko ndabisengera. Icyambere nuko bimpa amahoro, nkumva mfite complex, nkumva ndabyize Imana, umwuka wera ufite, umwuka wera araza akabikwemeza. Niba n'ikintu ubona kitashoboka, nk'ibyo ngo navuye muri Afrique du Sud nje mu Rwanda, nayo mfite akazi meze neza nta kibazo, ariko noneho Imana ikakiguheramo amahoro, nawe ukasigara wibaza se amahoro yavuye he? Voilà, numva muri make ari icyo uti muri make nicyo. Igitabo cyawe narasomye nsanga wabaye mu matorero anyuranye, ntabwo tugiye kuyavuga hano yose. Hanyuma ugeze aho uravuga ngo ariko nanone ryajwi cyangwa se kwa gusobanukirwa kuza kunsaba kubahiriza isabato. Ngeze kuri iyo page nari ntegereje impapuro zikurikiyeho, kumva umudivantiste ubihagazemo, ugiye kubitwigisha ukabitubwira, ariko ubivuga witambukira. Kubera iki? Reka mvuge rero mu by'ukuri ntabwo navuze nitambukira. Ntabwo wabitinze ariko? Oya, reka nkubwire justement position yanjye n'ukuntu mvuga ubutumwa, ko ndumvuga ubutumwa. Ntabwo muri icyo gitabo ubundi iyo umuntu handitse hari igihe nakora reference no ku bindi bitabo wabonye ko narabyirinze. Cyetse uvuga ngo phrase runaka ariko kujya gusitana nabyirinze. Nashatse gukoresha Bibiliya yonyine. Mu by'ukuri isabato natangiye kwiruhuka, narabivuze aho ngaho mu 1989 nibwo nasomye igitabo cyitwa Rosetiye mu umunsi wa karindwi.
ndagisoma ngisomye ndatsindwa donc nibwira ko umuntu wese wagisoma nyine wagisomye nta yindi mahitamo nta kundi ugira rwose kubera ko ati ni iteko rya kane mu mateko 10 Imana yavuze n'akanwa kayo n'ijwi rirenga iyandika n'utukirwayo ku mabuye n'andi masomo menshi bakwereka ko Yesu yarukaga isabato ba Paulo ba Petero bose icyo gihe nakiyenshyira wari umupastori wanjye mbona nkiri Kinshasa nyine ndavuga ni pastor soma iki gitabo twarabonanaga kenshi ko nakoraga n'undi nagiye nkora mu batorero ntabwo yigeze yemera ko tubiganiraho ahubwo byagenze bite yaravuze ati koma ko nawe byaratsinzwe ariko aravuga ati no dore dimanche yari urusengero runini rufite mbese hari ibikorwa byinshi amatsinda yo gusenga n'ibiki aravuga ati ntabwo uzongera kujya dukora samedi tuzajya kujya dukora kwa gatandatu ahubwo tuzajya turuhuka mujye muruhuka namwe ntabwo twongeye gukora none icyo gihe ndavuga ntoke ndaguma mu idini ryanjye aho Pentecote ngumamo ariko nduka isabato impamvu rubona ntagira gutya cyane ngo mvuga aho natanga ubuhamya bwanjye ariko sindi wa wundi uvuga ngo utaruka isabato ararimbutse kuki ntavuga gutyo hari imyaka myinshi namaze ntaruka isabato kandi iyo mfi icyo gihe sinari kurimbuka kuko ntabyo nari naramenye Imana izaducira urubanza idukurikije ibyo twamenye umundi rero mu by'ukuri ijambo ry'Imana riratuyobora ariko nibwira ko hari n'igihe kabirane narisomye cyane narirangije ariko ni nkaho natambukaga ntabibona yego none yego iminota y'ikiganiro ifite aho igeze kandi hari ibintu nshaka kuvugaho 101 102 mu gitabo 101 102 ngeze ku bintu bikomeye cyane uvuga muri iki gitabo cyawe kuko ni autobiography ku ipaje y'101 uravuga ngo uvuga ibijyanye no gushaka waje gushaka kandi ushaka imyaka ifite aho igeze cyane rwose ndi umukecuru nge nirinze kubivuga oya ndi umukecuru rwose yego ariko ku 101 ukavuga ngo igihe cyarageze Imana itangira kumbwira ko nzashaka umugabo nabanje kutabyemera rwose ariko wabyisomeye ubundi igihe cyarageze Imana itangira kumbwira ko nzashaka umugabo nabanje kutabyemera rwose kuko nari maze kugira imyaka 40 ariko ikomeza kwimbwira kenshi ndetse ikanabinyuza mu bandi ndekeraho cyangwa komeza nageze aho ndabyemera kuko nari maze kumenya rwose ko ari byo Imana ishaka no mu 92 nakoze urutonde rw'iby'umugabo nari kwemera yari kuba yujuje mbwira Imana ko ni haburamo na kimwe nta mugabo nzashaka urwo rutonde rwarimo ibikurikira yego urwo rutonde rwarimo ibi bikurikira ibyo ni ibyawe ntitugiye kubibwira abantu bari hano hanyuma ajya ku ipaje y'102 102 ku itariki 12 Werurwe urandika uravuga ngo tariki 12 Werurwe 1999 harya wari waravutse muri 52 hanyuma muri 99 ubwo nejo ubu 47 yari afite 47 nari ngiye kugira 47 abantu mudukurikiye mukurikire neza aya makuru neza tariki 12 Werurwe 1999 ndimo gusenga nibwo Imana yambwiye ngo wa muntu araje nashyize ubwenge kugiye ntekereza abantu nzi mu Rwanda no mu mahanga nsanga nta numwe wuzuzaga ibyo nashakaga ariko yaraje ninde yaje ati ukuntu yaje rero unasubiza ikibazo abantu bahita bibaza ngo 47 ubwo warabyaye oya ntabwo nabyaye yego nkomeze reka mbyihutemo ku minota ishobora kuba kuko yimaze kugenda burya Imana ishatse ikintu iragikora ko byamera kose ubwo rero nyine umuntu iriya tariki Pastor Rugerinyange yarampamagaye amoni Rugerinyange yari umupastor w'umudventiste none harampamagaye arazwi cyane hano mu Rwanda nari muzi kuri televiziyo kuko yari umuyobozi w'itorero kandi nari nagiye mu makwabiri yasezeranyaga ariko ntabwo twaramukanyije baravuga ati yo uriya muntu rero rwose yapfuje umugore muri jenoside agira imico myiza abantu bose mbese kumva bamuvuga neza kuri bo wicaranye n'abantu yenda ubukwe butaratangira nuko nari muzi nta kuntu none harampamagara ariko nkifata kombine gutya mobile zari zitaraza cyane nkifata kombine gutya numva ijwi rambwiye ngo c'est lui mu gifaransa ngo niwe ryajwi nanone ntabwo ryari audible ko nari kumwe n'abantu twakoranaga ariko mbese ababizi barabizi kumva ni nk'ijwi wumvise ariko abandi bataryumvise ariko ukumva ni kibije burya nawe biturutse
none ngo amen gutyo c'est lui amen muri nge ngo amen menyere ijana ku ijana ko ari we arambwira ati rero ati nitwa gutya na gutya mvuye muri Canada hari inzandiko nkuzaniye urihe ngo nzikuzanire ariko kubera ko abagabo twakoranaga bahoraga banyendereza nko kwendereza hari babona mvuganye n'umugabo ati ngo uriya bintu nk'ibyo ntabwo nibabona azamutse amabaraza nakoraga hariya kwa Kabuga kuri etaje ya 3 bakabona baramuzi bakabona azamutse amabaraza barahita noneho bavuga kandi sinubabeshye kandi namenye ko ari we ubwo rero ndabwira noneho mubwira ahantu muri mpabasange mpambwira ahantu ndagenda ndamusanga nge nari nzi ijana ku ijana yewe sinigeze nabisengera mu by'ukuri kuko hari ikintu umenya utiri unagisengera urumva sinigeze mbisengera ko nzi ko Imana yashatse ariko sinigeze nabimubwira oya ntacecetse naje kumubwira nyuma twarashakanye byararangiye ariko nawe kimbona ngo mbisa nkunze nuko byabaye rero ubwo twaje kugira ubu twamaranye umwaka wose twigana imico niko navuga twaje gitanga nuko twaje gushyingirwa ya tariki kandi ntabwo nanayibuka tariki yumviye hijwe n'uwimviye hijwe neza icyo gihe ubukwe twabishyize icyumweru ntabwo nagibukaga rwose uretse ko ngeraje nandikamo twagize icyumweru mbere ariko muramangiye uba muri Amerika bwati mumbabare rwose mwigize inyuma y'icyumweru kimwe bikura nayo tariki neza pe muza gushakana turashakana abana n'uyu munsi uravuga utumukunzi wanjye ntakiriho birumvikana ariko noneho ngira ngo udusangize kandi usangize n'abandi iki gitabo cyandikwa uravuga uti nkunzwe by'iteka ku myaka 47 nibwo we washatse n'umunani ho cyagende 48 mbere yaho nta byigeze bikubamo ese utekereza ko atinze gushaka wenda akaba afite n'ibikomere byabyo uramufasha iki icyo mufasha rero nayo mpamvu ufite nanditse aka gatabo mu by'ukuri kuko ngewe nagize Imana cyane navuga ngo nahuye na Yesu duhuye nta bikomere nigeze ngira cyane ko numvaga nagize abahungu benshi baza kundambagiza benshi ariko umuntu yaza nkumva ntabwo mbirimo rwose yaza nkumva simbirimo n'umuntu wanjye maze gushaka nibwo numvise ababyeyi banahangayitse ariko unemeye icyo gihe mpita none mbivamo numva simbishaka mbivamo numvaga rero ngewe Imana yarandemeye ko nzayikorera nta mugabo nshatse rwose numvaga aribyo ariko bimeze ku buryo rero niyo mpamvu ntigeze ngira ipfunwe ubwo ngo turabanye imyaka yari imaze kuba myinshi nabona niba byaye umwana araje niba ataje kandi ntabwo yaje mu by'ukuri ntabwo twabyaranye ariko we yari afite abana muri jenoside bari bamwiciye abana 3 n'abuzukuru ariko hari 5 bari barasigaye n'ubu barahari ubwo abana be nibo babaye abana banjye n'abuzukuru nibo abuzukuru banjye hari bane rero nasanze mu rugo bari bato rwose abuzukuru baranakuze bose barangije universite babiri bamaze gushaka babiri baracyara mbese ntabwo twabyaranye ariko nanone nta pfunwe nigeze ngira ngo numve ngo nta gaciro mfite impamvu bivuga nuko mbizi barore kuko nakoranye n'abagore cyane nakoranye n'imiryango cyane ariko usanga ababyeyi batabyaye bafite ibikomere biteye ubwoba mutasobanura ko nge banyisanzuragaho cyane babona duhuje nk'ibibazo reka tuvuge ngo duhuje ibibazo ndetse n'abakobwa batashatse batinze ayo ni amatsinda biragira ibikomere biteye ubwoba ubwo rero ndavuga ngo ibanga navuga niriye iyo Yesu by'ukuri aguha amahoro arenze wa muntu yavuga nge narumiwe rwose hari amagambo Yesu yavuze muri Yohana igice cya 14:27 avuga ngo mbahaye amahoro ngira yabahaye ngo ntabwo nyabaha nkuko isi itanga imitima yanyu ntihagarika ntihangayike ayo mahoro rero ntabwo aterwa n'ibikuzungurutse ntabwo aterwa ko ufite umugabo cyangwa utamufite ntabwo aterwa ko wabyaye cyangwa utabyaye ni amahoro akuzamo uko bisa kose ayo rero niyo nifuriza rwose waba utarakuze utarabona umugabo waba utarabyaye waba urwaye iki simbizi ariko ayo mahoro niyo nifuza buri wese ko arashoboka rwose iki gitabo kibonekaye ngewe warakinzaniye ariko abantu bose ntuzakibashyira igitabo rero cyasohotse rwose turayi turwinjire muri guma mu rugo ariko kizaba kiri mu library yose niko navuga kino kuri muri guma mu rugo nagishyize kuri Amazon kiri kuri Amazon hard copy na Kindle
no kwagishaka ari hirya no hino ku isi yakibona, ariko dufite na launching yacyo ku cyumweru gitaha kuri Zoom bien sûr, kuko ntabwo abantu bagihura, yenda twagize Imana twavuye mu rugo simbizi, ariko kuri Zoom birashoboka. Ubwo rero link tuzayibaha. Ubundi mfite na channel mbwiriza ubutumwa nabwo nubare makuru naho azatangirwa cyane, yitwa Sanga Yesu akuruhure. Ubwo rero Sanga Yesu akuruhure ni channel nshyiraho ibyo nishatse kunyuzaho byose, ndibwira ko naho bizanyura kugira ngo tumaze kumenya isaha turacyabitegura na channel na link ya amakuru ntazabura. Amakuru ntazabura. Reka tubashimire dushimire cyane Consolette RUGERINYANGE. Abantu bemera kwivuga kandi bakabivuga byose si benshi, ariko we yarabyanditse, nta nubwo tubivuze byose kubera ko igitabo nyine no kugira ngo muzagure mwisomere, kuko ubu ngubu yarangije kwiga university ageze hafi ku myaka 60. Hari ababitinya, haravuga ngo ndiyigira iki ko ngiye kujya muri pension. Ibyo byo n'ubundi buhamya nabyo wasanga muri iki gitabo. Turabashimiye cyane. Nakoze cyane Cleophas. Reka rero namwe tubashimire. Yari impamba y'ubumenyi, kandi ndibwira ko tutabapfunyikiye amazi. Murakoze.